ndikubwira ngo uze nkubwire warangiza ukihondoberesha nk'abakecuru. Ubundi iki gihe tugezemo ari icyo kwihondoberesha ku muhanda cyaka gasima ubona hari nyokurimo. Umva se mani, ngiye hari agatekerezo nari mfite, urumva? Ariko utagira ngo ni nka bya bindi byawe ejo bundi wankoze, urumva? Iriya kofi njye ntabwo nagushize amakere. Rero inzara mfite sha. Iyo byakomeye n'inkende irurira ibiti bikanyerera. Ibiti bikanyerera se nayo ntabwo iba yagerageje. Ariko banza urebe cyagiye kuntu twibye ikofi, urumva? Tugasangamo ubusa, tugasangamo tapendigo yose. Ese buriya reka tujye tuvugisha ukuri. Iriya kofi yari umugeri cyangwa no ubutubuzi bwawe wari wankoze kugira ngo umugeri wigendera. Reka. Urangije ngo bana ngo twagoze muri gare karye nyoko. Iriya bintu njye ntabwo nabyemeye mani, ntabwo nabyemeye. Nta kinega wagira ngo cyari gifite inyatsi. Kiriya twari twayikuyeho se? Turawansi, vagabaga, hari izindi. Inyatsi zitwa vagabaga zibaho wakigabo. Nawe ugira amagambo. Reba inyatsi zibaho kuri iyi si njyewe nzi, urumva? Turawansi, ndi wasajya zimwe zo mu Bagande, urumva? Hari n'inyatsi igiye kuza bita igisida cy'Abagande, urayizi? Uriya kigabo niyo cyari gifigira mwe kofi wanyatsi. Kitaragiriza mu iko. Ahubwo wowe reka n'agatebe noneho tubiganireho. Iyo sida y'inganda niwe yafashe. Uravuga ko ndimo n'amakipe ahubwo we oh my god. Abatindi basigaye basa nk'impu zabo. Gisigaye gisa nk'indi. Zana ko gatebe turi tuganira nyine. Bazana. Ariko hari ikintu tuzaba. Tondagira umuntu ku ruhu ngabatindi basa n'impu zabo wagicucuwe umutindi ne. Mutindi ne kabuno ka birigere. Ukuntu usigaye umeze. Hari ibintu byinshi tuzapfa mwana. Turura ibintu tuzabipfa kandi umaze kubivuga inshuro ebyiri. Bira byo kuvuga ngo batindi ku ruhu umutindi ninde wagicucu. Umutindi ni hari igihe nzagushwanyuza amani. Wese turabatindi. Kirago ndi umutindi niwe na nyokuru. Azagukubita. Wese turabatindi ariko turegeye tutazamukeza. Ibyo tubiveho cisha bugufi wicara hanga tuganire kuri diru y'uyu munsi. Umva se mani, ikintu nashaka kukubwira. Ejo bundi twarakoze biranga, uyu munsi tugiye gukorera rimwe, ubwo tugiye gukora tabu. Twahize intambwe ariko uyu munsi tugiye guhiga imbwa zambaye amayogi. Kwifata ukiba ikofi tugasanga nta kintu kirimo. Nta kintu kirimo ariko mbibwirwe n'iki kandi utabigarura nkahita nkumena ijisho. Urumva? Ngaho mbwira. Ko gahunda zimeze. Noneho tugiye guhindura karitsiye. Iriya yararaburije. Tugiye guhindura noneho tumanuke mu byagutya. Hariya kwa Karibwami. Hariya gutya na gutya. Harimo inzira zigera muri 25 zihurira ahantu hamwe. Hari niho tugiye guhera wa kintu. Uyu munsi ni tutarya. Wivuga ngo turi ibiki, vuga ngo tugiye kwitiza iki? Tubona turajyana. Iryo ni isebya, uri gusebya akazi kacu man. Ubwo uzi ko wabivuga na leta ikagufunga. Baraduhiki. Ukuntu gahunda zimeze. Icyo tubona turajyana icyo. Urumva? Abo kirava. Tugende bero twari hangana tunyure hano. Uyu munsi tenda bizi neza ko turi gukari turi. Umva se mana ariko reka nkubwire, urumva? Ngiye tugiye gukora ikintu kandi cy'ubwenge ucyumve neza. Tugiye kwirukanka, urumva? Nidutangurana hariya aho tugiye gutegera. Urumva? Uri butangurana hariya n'uri bugwane meshi turi bucyure, urabyumva ute?
umwana wumva ko bona umugabo nabyumvise tugiye kwirukanka utanga undi arakamesha twagiye kirasanga cya kigabo neza twariye ejo bundi urabona badasa nako kiya kigabo kirayafite mwana ngo kirarya n'amandazi irase mvirope wagitutse irase mvirope utonde jubanza utonde ariko irase mvirope jubanza utekereze kana banze rero nagiye se twibye kofi ufise birakaje bose twongeye tukaburirwa afite mvirope afite irindazi kigaragara cyo ashobora no kuba avuye kuri sako kubikuza cyangwa afite amandazi yuzuye iramvirope cya kigabo kigiranya bingi zahise kuri igicucu ko n'ubundi ari wewe yariye mbizi mwana wagiye wemera cyangwa yahise ayakuramo reka ajya wemera njye nari namwiboneye ari kuyabara gutya ariko ibyo tubiveho ubwo tubiveho tugire turebe aya nagiye inkweto iracumba uragiye urugendo rukambera indahiro nanjye reka manze nice isarisha Oh my god. Nenda kurya wena ngende ncumbagira ariko ndarya nyambara mwana uzi ko ndi kumubona neza afite iramvirope nkumva inzara iranyisha wagicucu ndi kumva amara ari kwikaraga numva mwana tugahaguruka tugenda baretse baza kubwira gato uri kubibona neza ko iramvirope imeze nk'aya yindi ivamo amandazi neza aya ni amandazi nta gikoma mwatetse mwana cyangwa icyayi ikigoryi mwana mbwira gira vuba kuko njyewe ari amandazi ashobora kuba agera nko muri 400 iramvirope yo ubwayo ijyamo amandazi 5,000 nunigira niba uzi ko irindazi barinywesha ikigage cyangwa se tujye mu gasoko tugureyo ibivoka tubirisha ariya mandazi byose turapigirana gucapiranya ku buryo indi iri bwuzure numva neza biri kwizunguza nkagira ngo n'amazi ni igikeri kiri mu mazi ikigage voka amandazi bari n'igikoma tubonye twavangamo tugende ako uriya muntu ni umurozi uretse mbanze ngubwire iramvirope kuri kuyibona kuri ye njye ndabona imeze nka yayindi ivamo amandazi meza urabona atari kurya n'irindazi kandi kiriya kivirope ni kinini ni kimwe bapakiramo amandazi 4,000 ibihumbi 4,000 ese ko mbona ukanura amaso nk'aho ari igikorera amandazi njyewe ndi ikigori wiga njyewe bari kuyapakiramo njyewe hariya kwa Sidori ngaho mbarira kerere suzi ko Gilbert ari hakora yafataga ikirenge agakandagira muri envelope agakandagira muri envelope amandazi arayatsindagira mpaka 4,000 bigiyemo ubwo umuntu waranguye niwe watomboye ubu yarungutse no mushari se baba bari kwenga cyayi turi buyasomeze turagikura he turakiba hariya dore kwa Saidati ahubwo twagiye hano ngo rirankanuza amaso byo gatsira ahero wagira mbe nkikutsa uko yari agasigara nsamba yewe kida nini yishe nyirayo wagira ntwita impanga kubyo umuntu akabura n'urugendo kamera iryamewe gake we kamera nicewe gake nduhuke we n'abangenda reka mbe niyicariwe gake
yanjye, mandazi yanjye we, ariko ubundi ko bisa nka bya bindi byanyibye ejo bundi. Umva nanywa kiruka kanze mbereke.